akarenzaho n'ikindi noneho cyo kubeshya. Mu by'ukuri ibyo bintu uhita wumva bikubabaje ukuntu. Ariko prank nabatazikina ntago ari Mutesi wenyine waba yikinnye niba ko kari nabyo uretse ko nge nta makuru afatika mfite yuko ari ikinyoma nkuko biri kuvugwa. Reka nkubwire Gasa, kiriya ni ikinyoma abanyarwanda bajya bavuga ngo cyambaye ubusa. Ahubwo iyo urebye iriya visa ya postinze ya Canada, avuga ko yagiye muri Canada, ntago ntekereza ko iriya mu bantu bazi gusesengura bazi ibintu n'ibindi bivugwa ko iriya visa ihabwa impunzi. Noneho kandi arangije aramuherekeza n'ibintu biri gucumuza abantu benshi batari gusobanukirwa. Wenda nabyo turi buze kubivugaho. Ririya jambo yakoresheje avuga ngo sinzabakumbura, bamwe bahise bumva ko yabwiraga abanyarwanda muri rusange, yabwiraga abirirwa bamukoraho inkuru. Reka da, ahubwo yabwiraga ko akunda abantu baba batera urwenya. Mama pasiteri yabaga mu miduha, noneho akaba yari afite umuntu wo muri Canada wamwishyuriraga inzu, amukorera buri kimwe cyose, aba muri Canada. Agiye guhabwa visa y'ubuhunzi, ntekereza ko atahera mu gihugu ahunga, kuko biriya ni ibintu biri kerere. Iriya visa ni ahantu yayiteruye y'undi muntu, arayimuhereza, arayipostinga kugira ngo agire ibyo ajijisha, agire imiyaga acejekesha. Ni ukuvuga ngo hano hasi handitseho ngo Government of Canada High Commission, hasi hiyongeraho ijambo High Commission. Iri jambo High Commission niryo rikonfaminga cyangwa ryemeza neza ko iyi visa ihabwa abantu bahunga. Gombaga kuba yarageze muri Amerika ku itariki 20, niba ari nimwe aribwo afite ubukwe ku itariki 22. Noneho kuri izi tariki 22 zagiye kugera atagiye, zijya kugera hari amagambo avuga ko ubukwe bwa gatatu bwamaze gupfa. Nuvuga ngo nibura mu minsi 3 uba wamaze kugera muri Canada. Ariko naho ntahari, ahubwo ni uburyo nyine bwo kwikavaringa arebe ko yahishira isoni. Ubushize mu kiganiro nakoze ngiye amakuru cyangwa se amafoto nabonye acicikana nuko rwose kuri posti apostinga umutware we bagiye kubakana, kandi ubone rwose inumeranye neza. Ukabona amafoto ugahita ubona ko ari umutware. Wabwirwa n'iki se ko atari musaza we yapostinze, wenda kugira ngo akomeze atere impagarara mu mitima y'abantu. Abantu bavuge wowe ntusubize, cyane ko nawe yavuze ati iyo wisobanuye kenshi urisobanya. Bigaragara ko yagiye yisobanya mu magambo. Uyu munsi aragira ngo asobanure ariko bitagikunze. So uwo muntu rero yavuze ati byarapfuye, umugabo yarababaye, ngo ni umuntu wumva amabwire cyane. Noneho aranavuga n'ijambo rikomeye ngo n'inzu yamwishyuriraga haciye ibyumweru birenga ibyo 3 yaramubwiye ko inzu atazongera kuyishyura. So rero kugira ngo nyine akomeze ajijisha abantu, mu kanya arapostinga yagiye Canada, ubundi agapostinga uwo muntu ntangiye nta nubwo muzi. Ibyo byose birashoboka. So rero ibaye ari prank, mu by'ukuri yaba arimo kwirengera impande zose. Ngiye nkurikije uko numvise ayo ibaye, kandi batubwiye ko nawe amakuru arahari ariko nk'ijambo mwakoresheje rya prank ntaho yagiye. Ngereka nkubwiza ukuri, mbere yuko bivugwa ko yagiye muri Canada, ko yuri indege abamuherekeje, uretse ko nta bagaragaye, ahubwo yari iherekeje yiyohereza ka video, urumva. Ariko ikintu gikuru cya byose ni ukumenya uburyo ugendana n'Imana yawe. Mutesi rero aho uri hano hirya, hano hafi, wenda n'uburi muri Canada ushobora wanyumva kuko gasariri ku isi hose. Wenda aho uri hose uranyumva, uretse ko muri Canada ntuhari, niyo mpamvu mvuze ngo aho uri hano hirya ahanga. GASARO TV.
bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho murereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora ndabakunda cyane munsi twakiriye Pastor P nibisanzwe n'ubundi nakagaruka hano iwacu naga ari umushyitsi n'umusangwa tugwaye ikaze. Murakoze cyane kandi nanjye ndabanezerewe nari mbakumbuye ariko aho muri hose ndabakunda. Wari umeze gute? Ndaho meze neza, nagizemo akantu k'agahedeki ko kubabara umutwe ariko ngira ngo ni ukubera ijoro naraye ijoro twagize ibihe birebire byo gusenga, ntekereza ko ariyo mpamvu ko ntago naryamye umwanya uhagije kandi bifite ukuntu biba bikururana n'umutwe n'amaso bigatuma umuntu ababara, ariko otherwise ndaho meze neza. Urashima Imana? Ndashima Imana cyane, n'abantu b'ingenzi bakwiye gushimwa. Tangira rero dusengera n'undi nk'ibisanzwe. Urakoze cyane. Mana ndagushimiye ndaguhimbaje, izina rya nirihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Ngushimiye ko udukunda ibihe byose, si uyu munsi gusa ahubwo uradukunda ibihe byose, icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe. Ushimwe kandi ushyirwe hejuru ku bw'aka kanya keza. Ndagusabye ngo wemere iki kiganiro tugiye gukora kigira uwo cyubaka n'uwo kizubaka ku bazabyumva n'abazakurikiraho. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Amen. Wari umeze neza? Meze neza kandi abantu ngira ngo bamaze no kubimenyera. Iyo nje hano nta kindi kiba kinzanye n'ibintu bitatu: gucyaha, gutesha no gukebura. Ibyo nibyo bintu binzana. Umuntu wese uzajya umbona ajya amenya ko ari ibintu ibi bitatu, ajya ahita afata n'agatebe atere hariya mugani wa jihadi ngo ni agasonga bugari. Ariko agasonga bugari hari abagabo batashobora kukicarira. Ubwo rero ujye uhita ufata agatebe umenye ngo Pastor P ikimuzanye ni ugutesha, gucyaha no gukebura. Ibintu bitatu nuzumva nabiteshutse gasa uzambwira ati ariko aho ngaho ndumva wateshutse warengereye. Ariko ni ibintu bitatu bingenza. Yego. Nuko rero ubwo rero ndatekereza ko iyo ibyo bintu numva mbifite muri nge mba mfitemo burya n'umutwaro ukomeye wo kugira ngo mbivuge, abantu ntibakagire ngo umuntu apfa kuza gutyo kuvuga. Iyo ari ibyo kuvuga umuntu yajyaza kuri kamera buri munsi buri kanya nawe waba uri tayari kuyitera. Ariko iyo umuntu afite umutwaro buriya ni nko gusenga. Uzi ko udafite impamvu nyamukuri gupushinga ngo usenge, uzi ko urelaxing ukumva gusenga wavuga ko ngushimiye Mana urakoze ko wabanye nanjye, ariko hari n'ikintu kikubamo kikagusunika kikagupushinga kugeza ufashe ibihe bidasanzwe by'amasengesho. Ariko ubu ngubu meze neza. Imana ishimwe. Hanyuma mpita nibaza iki kibazo. Njye nsoma comment nyinshi cyane pe. Cyane cyane nakoresheje abakozi b'Imana. Habona abantu benshi barasa naho bamaze gucika intege. Tariko reka haro banditse ejo ndateka nje nifatira byere yanjye nyisome ubundi ndenzo brochette niryamira. Tirisa niba abakozi b'Imana nabo baza bakambikana ubusa niryo jambo yakoresheje. Ati nje ubundi ni gute nakizwa, ati nzinywera byere impaka. Ubona ko mbese abakozi b'Imana bamwe muri bo bashobora kuba baraciye abantu intege. Nkurikije amakomenti mpora nsoma umunsi ku wundi, yaba ku biganiro byanjye ndetse n'ibiganiro by'abanyamakuru bagenzi banjye. Yego. Okay, muri rusange bifite ukuntu bihungabanyamo, ariko ntekereza ko uwacitse intege ntazo yari afite. Kuki se atavuga ngo niba abakozi b'Imana ari uko bameze reka mfukame mbasengere, agahita afata umwanzuro wo kuvuga ngo reka ninywera akabyere, ahubwo uwo muntu abakanywa noneho agafata umwanzuro wo kwerura. Urabyumva? Nuvuga ngo ntawe ushobora gucika intege yari azifite. Ijambo ry'Imana rirabaza ngo niba urufatiro rusenyutse umukiranutsi yakora iki? Byanze bikunze haba hari icyo gukora. Ariko si ukuvuga ngo kuko bambikanye ubusa reka nanjye mpite njya mu busambanyi. Uwo muntu abasanzwe yasambanaga noneho akabona inzira barayiharuye ibaye kaburimbo, agahitamo kuvuga ngo reka nerure ibintu byo guhora nca mu idirishya no guhora nihisha sinzabishobora.
ariko nta muntu waba wari uhagaze ngo agwe kubera yuko yumva ko bavuze Gerard n'urugero, ngo agwe kubera yuko yumva bavuze Pastor Peter, cyakoze byamutushaho, byamukomeretsa, hanyuma aho urahita utuma nkubaza ikibazo, hanyuma mu kanya ko ari kuvuga ati ngiye hari ibintu maze iminsi mbona ntakubeshye nanjye kuri bagenzi baje nkumva binteye iseseme. Nyine icyo nicyo nakubwiye, bigutera iseseme ukumva hari ijambo twita mu kigande dukunda gukoresha ryitwa ikiruyi. Umuntu nawe urirangara inekiruyi ukumva ufite nk'umujinya, ariko ntago birangiza uguye, ahubwo iyo umaze kugira bene uwo mutwaro bigutera kugira ikindi ukora gishobora gutuma bya bintu either ubishaka cyangwa utabishaka byajya mu buryo. Iyo wagize iseseme tayari uba wacumuye. No, okay, reka ndahita ko kantu kubaza. Reka noneho ibi bintu mbisobanure mu buryo bubiri. Ubundi hari icyo twita icyaha, hakaba n'icyo bita igicumuro. Iyo wagize isesemi rero, reka tubyemeranye kuko ubugize umujinya wako kanya uba wacumuye, nibyo ndemeranywa nawe 100%. Ariko noneho iki gicumuro ntabwo kiri buze kumara umunsi wose muri wowe. Ushobora no gucumuzwa n'umuntu ako kanya, warenga intambwe 2, 3, 4, 5 ukaba wabyibagiwe. Icyo nicyo bita igicumuro. Rimwe mu nsengero zimwe z'umwuka hari aho wumva bavuga ngo hari ibyaha by'inyongobeza bugingo. Impamvu binyongobeza ubugingo, uracumura nyine ako kanya ukabyibagirwa mu mutwe, nta kindi gikurikiyeho, birangiriye aho ngaho. Ariko kuko wacumuye imbere y'Imana ukibagirwa no kubwira Imana ngo Mana umbabarire ibyaha n'ibicumuro, naho nacumuye hose Mana umbabarire, kuko ari igihe ucumura ukabyibagirwa. Ariko icyaha cyo ntushobora kukibagirwa, gihora n'ikidodo muri wowe. Kandi ikindi cya kabiri, icyaha uragipuraningira, ukagitegurira, niba bisaba n'igishoro ukagishoramo, niba bikeneye amafaranga ukayashyiramo, ndetse ugashyiramo n'umwanya. Bibiliya iravuga ngo icyaha kiravuka, kigakura, kikabyara, icyo kibyara ni urupfu. Yego. Aho rero abantu nibabyumve mu buryo buri clair. Hari icyaha hakaba n'igicumuro. Ariko ikintu kibi cyane ni icyaha, kuko n'icyaha muri ibyo byose kigutera uwo mushinya rero. Reka ndenge gukoresha kakajambo. Gituma ikirungurira kiza cyangwa kumva ugize umujinya ni, urabona hari ibintu ureba mu by'ukuri ugahita uvuga ngo uretse n'Imana no mu buntu busanzwe, no mu buntu buzima, ntago umuntu yaragakwiriye kuba muri ubu buryo. So bigatuma ucumura, ariko birako kanya. Tuvuga urugero, mpuye na Keriya n'urugero, sibyo? Uyu Keriya amaze iminsi yiviriye Dubai hashyuha. N'urugero ndi gutanga, uyu Keriya simuzi, niba hari n'umuntu uba ku Gasaro witwa Keriya, rwose humure ntago ari wowe. Noneho uyu muntu yiviriye Dubai, hahora hashyushye, ageze mu Rwanda yumvishe kirima irahari, iri favorable, arumva yakirekura, arumva yakibohora, ntago akiri bwambare ya myenda imutwikire kuko hari ya n'umuco. Noneho nagera mu Rwanda arumva ari bwigendere yambaye agasengeri, agende yambaye agakabutura, yumve mbese ari free. Noneho njyewe nimubona mvugana ku nk'iki ubu cyambaye gite koko, hako buba bibagiye kwambara, mbese mbikorana amarangamutima y'umujinya. Icyo gihe nzaba ncumujwe na Keriya bitewe nuko yambaye, mugiriye umujinya utari ngombwa. Ariko nyuma yo kurenga intambwe 2, 3 zaho duhuriye, Keriya no mu mutwe wanjye ntarimo, ariko ntibikuraho kuba nacumuye. Sinzi niba uri kugerageza kubyumva. Hanyuma nyine ngenda ndashaka ibintu ubiclearing. Ikibazo ni kihe hagati ngo nge sindumva n'ikibazo kiri muri gutanga ingero, ariko nanone nkibaza ikibazo gihari kugeza uyu munsi kigutera umushinya ni kihe? Okay, reka ni nkwibwirire ikintera umujinya kugeza uyu munsi, kimbabaza. Nk'ubu ngubu
hari ibintu bimaze iminsi biri gucishikana hirya no hino bavuga ibivugwa kuri Pastor Mutesi. Nka biriya biragucumuza, biriya biracumuza, ariko si icyaha. Ari naho twahereye tuvuga ngo abakozi b'Imana batumye abantu bacumura, batumye abantu bakora ibyaha. Icyo nicyo nakiriyarinze, ntago dutumye abantu bakora ibyaha, ahubwo dutumye abantu bacumura. Niyo mpamvu birivuga ngo ibigeragezo ntibizabura kuza, ariko mu by'ukuri ababiza nabo bazabona ishyano. So tugarutse rero, maze iminsi ngira ngo hari ikiganiro nabonye cyasohokeye hano ku Gasaro, bavuga kuri Pastor Mutesi uburyo asenya ingo z'abandi, bavuga uburyo n'ibindi byagiye bisohoka. Noneho hasohotse igiteye ubwoba. Yakoze prank, nge iriya nayise ko ari prank, kuko amakuru afatika arahari yuko Mutesi ntaho yagiye, ari no mu gihugu. Sure. Amakuru afatika rwose ayo ngayo arahari. Hari abantu baba bafite antene zimeze ngo zimanitse, baba bayakurura amanywa nijoro. Kandi Mutesi ubwe ari abantu aho bashingiye bajya kuvuga ngo yagiye, hari akantu yanditse kuri ntuze ku ifoto ya postinze asunika imizigo nk'umuntu ugiye koko. Yandikaho ijambo rikomeye ngo abantu bazatuma umenya byinshi, ariko Imana izakugeza kuri. So rero twebwe ahariho abantu baba bafite amakuru menshi kandi afatika. Muri ayo makuru hakaba hari ababa batumye ayo makuru ajya hanze. So nukuvuga ngo rero nk'ubu icyo kintu cyambabaje, kuzi Imana ni gute yifata hejuru y'ibiriho byose, akavuga ati ndagiye ku byaha bimwe na bimwe atari yakirira igikomere, cyangwa ba bantu bacumuye batari basubira muri mudu, akarenzaho n'ikindi noneho cyo kubeshya. Mu by'ukuri ibyo bintu uhita wumva bikubabaje ukuntu. Ariko prank ni abatazikina, ntago ari Mutesi wenyine waba uyikinnye, niba koko ari nabyo, uretse ko nge nta makuru afatika mfite yuko ari ikinyoma nk'uko biri kuvugwa. Reka nkubwire Gasa, kiriya ni ikinyoma. Abanyarwanda bajya bavuga ngo cyambaye ubusa, ahubwo kiriya kinyoma gifite byinshi gishaka guhishira, gifite ibintu byinshi, amakuru menshi kiriya kinyoma gishaka guhishira. Amwe muri yo Imana nimfasha ninyemerera, cyangwa nawe nunyemerera, amwe muri yo wenda turi buze kuyavugaho. Ariko nitanyemerera, ubwo nyine turabareka muri entre parenthèses. Uretse utuma mbikubazaho ni ikinyoma ushingiye kuki nkawe rero uri guhamya ko ari mu Rwanda hano muri Kigali? Mbo ikinyoma cya mbere, nta muntu tuvuge urugero, si yavuze ko agiye Canada. Nta muntu waba ugiye Canada mu bukonje buriyo agenda yambaye kuriya, yambaye ikanzu igera ku birenge, yambaye ikanzu igera ku birenge, ariko uzi imbeho ibiri mu gihugu iri muri mayinazi, muri 20 combien, abantu bakaba konje ku buryo nta giti ubona ice, ubona urubura. Ura ni umwenda ugiye wowe, cyangwa urebye uko abantu bagiye, urebye abantu bariyo, wenda niba ufite amahirwe yo kubukominika n'abantu bariyo bakakwereka situation y'ubukonje buhari, wagenda wambaye kuriya? Icyo nicyo uri kwibaza. Icyo nicyo nibaza kandi nshingiraho. Andi makuru ahari nakuye kuri ku kiganiro kimwe umuntu yakoze, niba nabivugaho yagikoreye. Is it okay? Nta kibazo. Aha. Pastor Claude kuri Chita Magic yavuze yuko afite amakuru bashyiraho n'aka audio k'umuntu Mutesi yaraherekeje wigiriye Uganda. Bari bamaranye icyumweru ari na hano mu Rwanda, arangije aramuherekeza. N'ibintu biri gucumuza abantu benshi batari gusobanukirwa, wenda nabyo turi buze kubivugaho. Ririya jambo yakoresheje avuga ngo sinzabakumbura, bamwe bahise bumva ko yabwiraga abanyarwanda muri rusange, yabwiraga abirirwa bamukoraho inkuru. Reka da, ahubwo yabwiraga ko akunda abantu baba batera urwenya, abwira abantu ngo abo yaraherekeje,
arababwira ngo yemwe nimugende sinzabakumbura. Abantu rero bahita bafata ka kantu bakahindura ko yabwiraga abanyarwanda bose cyangwa abanyamakuru cyangwa se cyangwa abandi. Nibyo wimagine kuko kugeza iyi saha ntago turamenya wenda ngo nabo bantu yabwiraga. Nubwo tuzi wenda ngo Mutesi yabwiraga abandi, niyo mpamvu wenda ntago twamujudginga ngo ni runaka wabwiraga ni runaka. Ku makuru ahari nyine nakubwiye afatika dushingiye no kuri ibyo bivugwa, erega niwe wakoze content ivuga ngo abantu bazatuma umenya byinshi. Ako kantu sinzi niba ukumva. Ngira ngo nyuma y'iyo post yarongeye yandika ngo bihoye iki. Hari ibyo abantu rero bibazaga tese abo ni bande bihoye iki. Cyakaze uriya mudamu arategura n'ibyo birirwa bamuvuga ngo umugabo umwe ngo babiri ahubwo n'ijana zabatwara. Bihoye iki aricyo kintu abantu bibaje tese ni bande bihoye iki. Bijijije iki? Abamuvuze abamwandagaje bagize iki. Nuko njya mbona muri comment avuga ati abanyamakuru mabare Pastor Mutesi. Njya mbibona ariko abanyamakuru bagiye nanone banibuka kwa mugani iba ari akazi kacu. Gusa Mutesi arahari, amakuru afatika yizewe avuga ko Mutesi ahari ntaho yagiye. Ikindi cya kabiri ku bantu bazi gusesengura, iyo urebye iriya visa ya postings ya Canada, avuga ko yagiye muri Canada, ntago ntekereza ko iriya mu bantu bazi gusesengura bazi ibintu n'ibindi. Bivugwa ko iriya visa ihabwa impunzi. Noneho kandi ntago rero wahabwa visa y'impunzi ngo usohokere mu gihugu uhunze. Do you understand? Usohokere mu gihugu uhunze? Yego. Ni ukuvuga ngo Mutesi ni umunyarwandakazi. Yego. Agiye guhabwa visa y'ubuhunzi, ntekereza ko atahera mu gihugu ahunga, kuko biriya ni ibintu biri kerere. Iriya visa ni ahantu yayiteruye y'undi muntu, arayimuhereza, arayipostinga kugira ngo agire ibyo ajijisha, agire imiyaga acecekesha, yereka abantu ko agiye Canada. Ariko mu by'ukuri iriya visa iyo ni ukuvuga ngo uraza wenda kuyereka abantu hirya no hino irahari. Ni ukuvuga ngo reka nyirebeho gatoya mvuga ibintu nanjye nsa nk'ubifite, ntaza kuvuga n'ibitarimo wenda bikaba bitari sawa. Reka nyirebe gatoya munyihanganire, nyirebe hano. Hari ahantu nayibonye icicikana. Ni ukuvuga ngo hano hasi handitseho ngo Government of Canada High Commission. Hasi hiyongeraho ijambo High Commission. Iri jambo High Commission niryo rikonfaminga cyangwa ryemeza neza ko iyi visa ihabwa abantu bahunga. Iyo aza kuba ari visa isanzwe yari kuba ari Government of Canada, biba bihagije. Iyi High Commission yiyongeraho ni uburyo butuma bukorana n'uburyo amaleta bakorana n'amahasheri, noneho bakemeranywa ko uyu muntu yemererwa guhabwa ubuhungiro. Hanyuma tugahita twibaza, hari munsi urabona amagambo yanditseho ati itariki ya 22 ukwezi kwa 2 mwaka wa 2023. Ayo ni amagambo dushima Imana. Yego. Ati niyo tariki itumye nongera gutinya imvugo y'Imana. Mana ndakubashye. Ubwo se ugatekereza ko umukozi w'Imana ibintu ashobora kubyandika ari muri prank? Ibyo ni ibintu bisanzwe. Buriya reka nkubwira ikintu kimwe gasa. Mu buzima busanzwe iyo umuntu yakoze ikintu hari igihe aba adafite kwicuza. Hamaze iminsi havugwa ko umuntu umwe yaravuze aravuga ngo ubukwe yagombaga kujyamo ku itariki ziriya zari 22. Urabyumva? Gombaga kuba yarageze muri Amerika ku itariki 20 niba ari nimwe aribwo afite ubukwe ku itariki 22. Noneho kuri izi tariki 22 zagiye kugera atagiye, zijya kugera
hari amagambo avuga ko ubukwe bwa gatatu bwamaze gupfa. Noneho nko mu rwego rwo kwikavaringa nyine agomba guhimba inkuru yerekana ko icyatumye atagiye yari uko atarabona visa. Ariko noneho reba visa yabonye irajya Canada, ubukwe yari afite buri muri Amerika. Ni ibintu bibiri bihabanye. Mu kiganiro kimwe yigeze akora, yari mabwiriza ahantu, icyo kiganiro nakibonye kuyobokamana, aravuga ngo ndashima Imana ko yamaye papa, yamaye daddy muri Amerika. Arameshoninga avuga Arizona. Aravuga ngo ubu ngubu mfite ubushobozi n'uburenganzira bwo kuba aho nshatse. Urimo urabyumva? Ibyo amaze kubona bipfuye rero ahita aterura inkuru ivuga ngo naho ubu ngiye Canada, kugira ngo aburizemo ya magambo y'abantu. Rega gasa abantu bazi ubwenge kandi baranategura. Ariko icyo nibaza cyo kubikora ari muri Kigali ntago yabura abo bazahura, aba benshi bamubona. Sinekereza ko rero icyo cyaba ari igisubizo cyo kugira ngo ayobye. Ubundi se hoya buriya reka nkubwire, umuntu iyo ayobya hari icyo bita kuyobya uburari. Abantu babura ukuri kwa nyako, uretse ko ari n'uburenganzira bwe, ahubwo sinzi n'impamvu yirirwa apapira yongera bya bindi twahereyeho tuvuga, gutuma abantu bamutakariza icyizere cyangwa hagira abantu boroshye bakomereka mu mitima yabo, kwirirwa bavuga bati hasi umukozi w'Imana arabeshya, umukozi w'Imana ategura ibintu nk'ibi gute. Niba hari umuntu uri muri Canada natubwire niba yahageze. Iminsi 3 ntiyarangiye. Nuvuga ngo nibura mu minsi 3 uba wamaze kugera muri Canada. Ariko naho ntahari, ahubwo ni uburyo nyine bwo kwikavaringa arebe ko yahishira isoni. Ubushize mu kiganiro nakoze ngiye nakubwiye ngo sindi kubreminga, ahubwo mba nazanywe hano no gucyaha, gutesha no gukebura. Ndimo ndagira Mutesi inama. N'ubushize namugiriye inama ndamubwira ngo kuva muri social media ntabwo ari cyo kibazo, sinacyo cyamuhesha amahoro, ahubwo icyamubera cyiza ni ukwatura. Twebwe abarokorere gatubeshejweho no kwatura. Yukoze icyaha uraza ukatura, ugiriwe amahirwe abona n'abamubwira ngamwe ati icyo kintu wakoze ntabwo ari cyo, ukatura ugasaba Imana imbabazi. No muri ya societe wakoreye mu icyaha ukavuga uti mumbabarire ibi bintu nanjye sinzi uko byangenze. Twese tuzi ko turi mu isi Satani akoreramo. Ijambo ry'Imana riboretse gato, ijambo ry'Imana riravuga ngo Satani yirukanwa mu ijuru. Ijuru ryaranezerewe, riravuga ngo nezerwa uririmbe wajuruwe, ngo ariko we wasiwe cura umuborogo kuko Satani akumanukiye. Nta ukomeye atahangara, na Yesu twabonye Satani amuhangara amaze iminsi 40 asenga. So tugarutse rero, ibi bintu Mutesi abakora byituma rya zina ry'Imana yamuhamagaye rirushaho gutukwa, rirushaho gusuzugurwa, ahubwo bituma hari benshi batari bakizwa badashobora gukizwa. Ariko ntibituma hari benshi bakijijwe babasha kugwa bakarambarara. Oya. Hanyuma hari ikintu wavuze ngo cy'ubukwe. Amakuru ahari nuko rimwe na rimwe bahara bari kuza gusenya Mutesi bavuga yuko ubukwe butabaye cyangwa se byapfuye, ariko we n'umukunzi we bakiri kumwe, bagikundanye kandi bakimeranye neza rwose. Kubera iki muri gukomeza musa naho ubukwe bwabo bwamugani mushaka kubwica, ururimi rwanyu rusa n'urushaka kurema ibibi? Reka mvuge gutyo. Nago ubundi reka nkubwiza ukuri, buriya yubona amahirwe y'urugo rwa mbere yanze, ayandi mahirwe yose nubwo wabona 1000 n'ukuri biba bigoye, kubera ko umuntu ntago yica gatera ahubwo yica ikibimutera. Ubushize narakubwiye ndakubwira ngo ashobora kuba afite imyuka ya karandi idashaka ko yubaka, atari yicara ngo amenye neza igituma ingo ze zisenyuka. Urugo rwa mbere rugasenyuka, rwa kabiri rugasenyuka, n'urwa gatatu n'urwa kane ni nk'ihame. Singiye kwatura ngo ruzasenyuka, ahubwo biba ari nk'ihame. So abakwiriye rero kwicara akadiringa n'uriya mwuka,
ngewe icyo kuvuga ngo rwasenyuka ntacyo nabyungukiramo, no kuvuga ngo rwakubakwa navuga n'Imana ubwo yabyemeye ko rwubakwa ihabwa icyubahiro. Urabyumva gasa? Ariko kuvuga ngo turifuza ko rusenyuka kuzihe nyungu se? Ari uwo barwubakana. Narakubwiye ngo simuzi, Mutesi simuzi, mubona nk'umukozi w'Imana, namwumvishe nk'umukozi w'Imana, nzi ibibwiriza byinshi, nzi amagambo ye, nzi impuguro ze nyinshi. N'uwo bubakana ntago muzi, ngo nibura hari icyo turimo turapfa wenda ngo ngewe mvuge nti reka musenyere kubw'impamvu runaka. Hoya, ahubwo ngize Imana yanubaka rukakomera, akava muri icyo gihirahiro, akava muri ayo magambo ari hirya no hino yirirwa avugwa. Kuko buriya reka nkubwire gasa, ngewe ndabizi neza ko Bibiliya ni inyuguti, kandi inyuguti ziricisha, umwuka agatanga ubugingo. Niba byaramunaniye nk'uko abyivugira akavuga ati ngewe ndacyari mutoya, ntago nabaho ntafite umugabo, maybe ku ruhande rwe ari mukuri, nubwo aba atari ku ruhande rw'ijambo, kandi naryo ntago ryamuca umutwe. Ibyaha buriya reka nkubwire, imbere y'Imana ibyaha byose birangana. Niba rero ibyaha byose bingana, icyaha yaba akoze sinkeka ko atakihana ngo Imana ikimubabarire, kandi Imana yemeye ko arwubaka. Ndinde warusenya? Umuvuga wese we ninde warusenya? Ahubwo twigarukire, mbaza ngo ayo makuru y'uko urukundo rwabo rudahari uyabwirwa n'iki? Urakibajije ahubwo ahita ukidusubiza. Njya makuru cyangwa se amafoto nabonye acicikana, nuko rwose kuri posti apostinga umutware we bagiye kubakana, kandi ubone rwose inumeranye neza. Ukabona amafoto ugahita ubona ko ari umutware. Wabwirwa n'iki se ko atari musaza we yapostinze, wenda kugira ngo akomeze atere impagarara mu mitima y'abantu? Kuko mu makuru amwe numvishe kandi yangezeho, yego sinyahamya ko ari 100%, ariko n'umwe mu bantu ba hafi, umwe nimvuga ngo umuntu wa hafi, mu Cyongereza baravuga ngo ni best friend. Nuvuga ngo ni umuntu wo mu bantu be ku ruhande rw'uwo mugabo watwihereye amakuru aratubwira ngo urukundo rwarazimye, rwarakonje. We yakoresheje n'ijambo, ntago iryo jambo sindivuze, yakoresheje gusa ijambo rivuga ngo ryaraguye, rwaraguye. Mu yandi magambo bamaze igihe baratandukanye, kubera ko ibintu ni bibiri yatubwiye. Social media ntago avayo, wari wamubona avayo muri kondisiyo zimwe yahawe. Baramubwiye ati kugira ngo ibintu bigende neza tubabarire uve muri social media. Yabihawe n'uwo mutware cyangwa uwo mugabo, ariko ntago byamushobokeye. Ikindi cya kabiri baramubwiye bati tubabarire ureke abantu bavuge, wowe ntusubize, cyane ko nawe yavuze ati iyo wisobanuye kenshi urisobanya. Bigaragara ko yagiye yisobanya mu magambo. Uyu munsi aragira ngo asobanure ariko bitagikunze. So uwo muntu rero yavuze ati byarapfuye, umugabo yarababaye, ngo ni umuntu wumva amabwire cyane. Noneho aranavuga n'ijambo rikomeye ngo n'inzu yamwishyuriraga haciye ibyumweru birenga ibyo 3 yaramubwiye ko inzu atazongera kuyishyura. So rero kugira ngo nyine akomeze ajijisha abantu, mu kanya arapostinga yagiye Canada, ubundi agapostinga uwo muntu ntangiye nta nubwo muzi, sinzi niba ariwe na posti ziwe, sinjya nzibona ko nta namba yiwe mfite. Ariko ni uburyo bwo kugira ngo habeho jijoma, habeho kujijisha abantu, bareke kugira ikintu bafokasingaho kugira ngo batamenya amakuru ya nyayo. Urimo urabyumva? Nuko nguko gahunda zihagaze. Mutesi rero cyakoze reka nkubwire, yifitiye Imana yamuhaye, niba ari Imana, niba ari amagambo meza yagiye amuha kugira impande zose hirya no hino ku isi,
mu kiganiro kitayakoze yaravuze ngo kusubu amakuru nyahere mu miduha nyahere Nyamirambo nyahere he no nza kubaza ndabaza ngo kuki ahereye mu miduha urabyumva nza kugeraho nsanga mu miduha kera mama pasiteri yabaga mu miduha noneho akaba yari afite umuntu wo muri Canada wamwishyuriraga inzu amukorera buri kimwe cyose aba muri Canada babyumva noneho ngira ngo yaje ahari wenda wasanga naho barageze ku rwego twebwe tutigeze tumenya rwo kuvuga ngo ngwino tubane ngwino va mu Rwanda ngwino Canada wenda wasanga yaranamuhaye n'amafaranga akayarya ni naho nkeka ko ariho yaboneye iriya visa ya fake itariye kugira ngo yereke wa muntu uri Canada ko ari mu nzira ze ko ibintu byamaze gutungana already visa iyo urebye ubona ko yasohotse ku itariki zari zingahe reka nzirebe neza ziri hehera 26 z'ukwezi kwa mbere 2023 haciyemo ukwezi hafi ukwezi kose kurengaho n'iminsi waba uri umuntu wasabye visa ushaka kugenda warayisabye ufite gahunda yo kugenda ukwezi kukarinda kurangira utaragenda ukiri mu myiteguro ntago wakitegura ukwezi kose already iyo ujya gusaba visa uba ufite ibintu washyize ku ruhande kuko ntago wambwira ngo uritegura ukwezi kose visa igenda igabanukaho ya minsi kuko abantu baba bashaka kuyibyaza umusaruro niba ugiye gusura abantu ushaka ugereyo utembere uganire nabo uzenguruke ujye utazi ubonane n'abantu ibintu bishyuhe ya minsi yawe ijye gushira warakuyemo esheke sibyo ariko amakuru ngewe numvishe nuko ahubwo afite y'umuntu ubwo wasanga agiye kuvuga ati uyu naba yiteguye aba ari kuri waiting list n'uyu aba ari kuri waiting list noneho aho nzagira amahirwe nkabona biciyemo ngiye sinzabure byose nk'ingati imennye bitewe n'amakuru ari hanze aha hanyuma biramutse dusanze ari prank nk'uko bivuga uti ngiye amakuru nyahagazeho nikuriye ku muntu wa hafi cyane biramutse ari prank kuko hari icyo byamwangiriza biramutse ari prank nta kintu ndeba byamwangiriza cyane kuko hano arakina both sides arakina Canada arakina Amerika aho bizacamo mbere azavuga ati biriya yari amagambo y'abantu aho bizaba bigize ngo ubwo niho azajya noneho iyi prank irimo iratera urujijo urabyumva we irimo arashaka uburyo bwo kwikavaringa nyine kugira ngo ari uri muri Amerika areke kugira amakuru ari uri muri Canada ntagira amakuru afatika none wajya mugata ariko ubundi kuki wumva amakuru wambajije nkakubwira ninjye nawe turi kumwe none se ntaguzi ko abantu ajya gupostinga tuvuge urugero ajya gupostinga akantu runaka yaba adafite umuntu ashaka ko akabona uwo munsi kuko urabizi ko post ntuze iyi status imara amasaha 28 biroroshe rero kuba umuntu wamuhakinga ku buryo cyangwa ukamusiba ku buryo muri ya masaha 28 atari bubone stati yawe ntabone stati yawe noneho nyuma ukamwexcuseaho ukamubwira ati sore sinzi uko byari byagenze kuko ashobora kukubaza ko mbona ntabona stati zawe cyangwa se uwo munsi ntiwana postinze byagenze cyangwa se uwo munsi ntiwana postinze akaguhakinga kugira ngo uwo adashaka ko amenya amakuru ntayamenye ibyo byose birashoboka so rero ibaye ari prank mu by'ukuri yaba arimo kwirengera impande zose ngiye nkurikije uko numvise ayo ibaye kandi batubwiye ko nawe amakuru arahari ariko nk'ijambo mwakoresheje rya prank ntaho yagiye ngereka nkubwiza ukuri mbere yuko bivugwa ko yagiye
mbere yuko bivugwa ko yagiye muri Canada, ko yuri indege abamuherekeje, uretse ko nta bagaragaye ahubwo yariherekeje yiyohereza akavideo urumva. Nari mfite amakuru avuga ngo ntabwo ari hano ari mu gihugu, ngo ahubwo ari mu bihugu hano hafi by'abaturanyi. Maybe karaka video yaba yarajyanye n'uwo muntu yaraherekeje, urabyumva? Yaba yarajyanye n'uwo muntu yaraherekeje, ariko nta ndege yuri ijya muri Canada, ntayo pe. Ubu yibereye mu Rwanda, wamusanga aho basanzwe bahurira yahamusanga. Nubwo telefone urabona noneho nakandi gakoryo, abantu numvishe Claude ahamagara ati nimero ye ntagicamo n'ibiki, ariko se uyobeye ko ushobora kuvuga uti nateguye, ubwo nateguye reka ndekereho WhatsApp gusa, nimero reka nzikureho. Urabizi ko yukuyeho nimero WhatsApp iragumye gakora. Uri mu Rwanda, uri muri Amerika, uri muri Canada, uri muri Aziya, uri muri uwo nzakenera guha amakuru nzayamuhera kuri WhatsApp nk'umuntu udahari. Rega ibyo byose ni imiteguro, nk'umuntu udahari telefone akazikuraho ku bwende, ariko akavuga ati amakuru nkeneye ndayakura kuri WhatsApp. None se reka nkwereke, abantu barabibona ko bamwe baravuga bati abari muri Amerika ntaratugeraho, abari muri Canada ntaratugeraho, ariko se ko buri kanya postinga mu ndege. Se waba uri mu ndege y'amasaha 15 cyangwa wenda tuvuge ko agiye aca no mu matransit, waba uri mu ndege y'amasaha 18 cyangwa amasaha 10 ukabona uko postinga? Yego. So mwene data nibikora mu ndege, sindajya mu ndege ariko nzayijyamo, ariko amakuru numva ibintu byose nakubwiye ngo ni amakuru ngenda numva. Amakuru numva mu ndege baba bababwiye ngo mufunga amatelefone yanyu, banabonye ngira ngo uri kuyikoresha, ngira ngo bagucisha mu idirishya bakakunaga hejuru yaho wabugeze. Ariko muri rusange bivugwa ko iyo umuntu ari mu ndege telefone aba yayifunze. Niko bivugwa. So ubwo rero abantu bareke kugwa cyangwa bareke guhungabana ngo nuko Mutesi ngo yakoze prank cyangwa yihishira ko yagiye. Ibyo ntibihungabanya abantu cyangwa ngo bagwe cyangwa ngo bave mu byizerwa. Urufatiro rw'Imana ruracyahari. Mutesi yagwa, Pastor Peter yagwa, umuntu wese yagwa kucye giti, ariko nta wagwa kubera ngo nuko ngewe naguye. Niba wari unahari uvuga uti Pastor Peter waramfashije, waranyigishije, kuko hari abantu benshi hirya no hino tuba twaragiye duca imbere, ntuzigere ugwa kuko naguye. Uzagwe kuko ukeneye kugwa, ariko ntuzagwe kuko nge naguye. Ame human being. Nanjye bwaca mu gitondo uvuga ati twamusanza ry'abantu, ni urugero. Urabona ko nirabura, abantu baje bakavuga ati kuriya kwirabura ni igitambo cy'iwabo kimubaho gituma ry'abantu. Ubyumvishe se wahitugwa? Dusa n'abasoza, nkubaza iki kibazo. Hari abantu benshi cyane nabonye mu makomenti, twe twaragusengeye, bishimye cyane, abandi uzatubwira aho uri muri Canada tugusure tukwakire nka wa muntu ugiye mu cya gihugu kindi. Tugahita twibaza none iki kinyoma cyo kuvuga ko pastor agiye Canada rero, babantu ntibyaba biri buze kubababaza niba zamenya amakuru y'ukuri koko kari ikinyoma, nimba ko kari byo ngenda cyashidikanya, ndumva rwose ibintu byancanze. Bo uretse nabo hari comment nanjye ubwanjye nasomye mbi cyane, sineba nayita mbi, ivuga ngo yaravugaga ngo abanyakanada ngo mwitegure umuvumo Mutesi abazaniye, ngo kandi mwitegure n'amadivorce ko ashobora kugera mu ngo zanyu. Nayisomye iyo message, narayisomye ngo mwitegure umuvumo Mutesi abazaniye, mwitegure n'amadivorce ashobora
kugera mu gihugu cyanyu. Nawe hashobora kubaho ibintu bibiri. Imana ijya kurimbura Sodoma na Gomora, hariho abantu basenze babwira Imana ngo Mana ibi bintu ntabwo ari byo. Hashobora no kubaho abandi bashobora gusenga bakavuga ati umva rero Mana niba ari uko bimeze nta mugisha tuzamukuraho, nta wazaduhesha, rura rugendo ntiruzaba amahoro, ntihazatugereho, urugendo rugapfa da. kubera ko hari abantu baburana imbere y'Imana babwira Imana ngo Mana ishyano ryaba ritugwiriye, wenda n'urugero abo batamwizeramo uwo mugisha, ariko n'abandi bamwizeramo umugisha benshi cyane pe afite inshuti. Yego na komenti rwose n'ubu ngubu baraza nawe kukubwira ko ubabaje umukozi w'Imana rwose, ubona ari umuntu imitima ya benshi uyisana kandi bakunda. Nawe imitima kunuka ngiye nta kintu bijya bimbwira Gasa, imitima arayisana nanjye mu bintu bimwe na bimwe. Niyo mpamvu ngiye nakubwiye ngo ngiye sinjya nza gutera amabuye, kuko ayo mabuye ntayo ngira, nzanwa n'ibintu bitatu: gucyaha, gutesha no gukebura, nkagusubiza ku murongo. Subiraho ugomba gusubira, waba ubikunze waba utabikunze. So abo bantu rero, abo bakunzi be, niyo mpamvu nakubwiye ngo ntihagire umuntu ugwa kuko biri kumuvugwaho, ahubwo nibakomeze bamusengere, bakomeze bahamagara Imana. Imana nyiri imbabazi nitanga imbabazi, nta cyaha umuntu yakora kitababarirwa imbere y'Imana uretse icyaha kimwe kirimo gutuka umwuka wera, gutuka mwuka w'Imana. Nicyo Bibiliya ivuga ngo nicyo cyaha kitababarirwa, ibindi byose birababarirwa. Nibamusabire, nibamusengere, niba ari uwo kuza azabageraho, ariko si iki gihe. Niba kuko azagenda akajya kubahesha uwo mugisha, ni ukuri igihe kizagera ajyeyo abahesha umugisha, ariko kuri iyi nshuro ntibagwe ndabakomeje kuko ntawe uri mu nzira ze. Gira ikintu kimubwira Pastor Mutesi nakurikira iki kiganiro. Ikintu kimwe mubwira rero n'abandi bose muri rusange, Pastor Mutesi ngiye nakubwiye ko nanjye hari bimwe mu byo avuga byagiye binyubaka umutima, hari ibyagiye binkomeza. Akubwira amagambo ukumva wari uwo kwiyahura uyu munsi, ukavuga ati reka mbe ndetse ejo nzagira, haracyari ibyiringiro, ejo nzabaho. Pastor Mutesi nasubire ku rufatiro, yongera apfukame n'ukuri nkuko yagiye abivuga ati ndi mu bihe byo gusenga. Nakomeza asenge, akomeza ari imbere y'Imana, yihishe muri yo. Bibiliya irambwira muri Zaburi ya 91 nguba mu bwihisho bw'isumba byose, azahora mu gicucu cy'ishobora byose, iyishoboye byose izamurengera. Yongera asaba Imana imbabazi. Buriya reka nkubwire Gasa, ngiye simutera amabuye kuko yadivorushije cyangwa kuko byamunaniye cyangwa kuko byanze. Birashoboka, haracyari amahirwe nkuko yagiye abivuga. Birashoboka ko Imana yavuga uti uyu muntu yarababaye, ibigeragezo niba bizana ubizana akaba ari uzabona ishyano. Wenda gusenya kwe siwe biturukaho, nicyo nahereyeho mvuga, wenda siwe biturukaho, ariko afite karande zituma atubaka. Niba atari we biturukaho rero, nasenga Imana y'amahoro imukurireho uwo mwuka, cyangwa twegera abakozi b'Imana tumwirukane uwo mwuka. Impano ya deliverance Imana yarayiduhaye, nta turo tuzamusaba, ni umukozi w'Imana. Kandi Bibiliya iravuga ngo icyuma gityaza ikindi cyuma. Nagira umuntu yiyumvamo mu mavuta ye, amwegera amubwira ati ariko nyirukanaho iki kintu, urabyumva, njye sinamutera amabuye, ndamukomeza. Niba Bibiliya hari aho ivuga ngo umupfakazi utaragira imyaka 60 ntiyemererwe kwandikwa nk'umupfakazi, ngo kuko abashobora gushaka undi mugabo ngo agaharika Kristo. Ko niko Bibiliya ivuga muri Timoteyo wa mbere igice cya 5, aho ngaho abantu baze kuhasoma. So Mutesi nawe aracyari umuntu, aracyafite umubiri, aracyakora, umubiri uracyakora. Niba adashoboye kuba yakihangana, nabanza apfuka amasenge, namara gusenga Imana izamuha undi mugabo. Ariko umugabo izamuha ntabwo ari uwo mu rubavu yavuyemo, ahubwo azaba ari umugabo nyine w'ahandi, nko mu mutwe, mu bitekerezo, mu mafaranga. Urabyumva? Ntabwo izamuha uwo mu rubavu. Amahirwe ya kabiri ntabwo ashobora kungana nk'aya mbere, byanga byakunda. Ariko gusa kuko Imana iba idashaka ko umuntu yandagara, yemera ko n'ibyo byose bibaho. Ikindi cya kabiri, n'ababonye ayo mahirwe
bagire umuco wo kwigisha abana. Intambara zigenda zibaho ni ukugira ngo ni zimwe zituma abana badahuza, baryanira imitungo yabase uyu ntituvukana. Bafate n'uwo muco wo kwigisha abana, bamenye ko bari abana bo mu ndimwe, n'ababyaye abigishe amenye ngo aba bana n'abanjye n'abanjye bose bafatwe nk'abana. Izo ntonganya zitabayeho ngo intambara zibeho, ni ukuri nta cyabuza Imana gukomeza kumukoresha nk'uko yamukoreshaga. Cyane ko ibi bintu by'umuhamagaro tubwira abantu, niyo mpamvu bamwe batwumva abandi ntibatwumve, bakananirwa no kubisobanukirwa. Aho umuntu aba yarahamagariwe ntituba duhari. Ntago yamenya aho nahamagariwe, sinamenya aho nawe yahamagariwe. Ariko ikintu gikuru cya byose ni ukumenya uburyo ugendana n'Imana yawe. Mutesi rero, aho uri hano hirya, hano hafi, wenda n'ubu uri muri Canada ushobora wanyumva kuko Gasaro iri ku isi hose. Wenda aho uri hose uranyumva, uretse ko muri Canada ntuhari, niyo mpamvu mvuze ngo aho uri hano hirya, ahangaha hafa, n'ubu wenda wasanga uri kunyumva wateraniye hirya ahangaha. Subira ku rufatiro ruzima, rufatiro rw'Imana ruracyahari. Tuza, reka stress, ugabanya amagambo, witurize. Noneho ubu nicyo ngusabye. Abavuga ngo ugiye Canada, ngo ugiye ngo koza, ngo abakecuru, ako Mana yanjye gasa, abantu ni babi. Reka mbwire umuntu wavuze iryo jambo, mubwire ngo ndakugaye. Akazi ni akazi. Akazi ni akazi. Noneho reka nkubwire ikintu cyambabaje numvisha iryo jambo. N'ukuntu twirirwa dukeneye amafaranga y'abadiaspora. Nanjye ndimo, uyampaye nayarya, kandi abantu bo ku Gasaro namwe mujye mundeba ndahari. Nayarya, ariko warangiza ukavuga ngo ndashimira ngo abantu b'abadiaspora banyambitse. Ubwo wakwambitse uza akora iki? Wenda niba nawe akazi ke nta nubwo ari ukuboza, ahubwo ni ukwita ku bakuze. Zirani n'imvugo nyandagazi, akazi k'umuntu kubahwe. Niba akora kakamuhesha amafaranga, kwita ku bakuze. Nawe wabivuze, wenda ufite mama wawe, nasaza uzamujugunya, ntago uzamwitaho. Bari abantu rero baba baranize ibintu by'ubuganga, kuko ntushobora kujya guhabwa ku kazi. Nayo ni impano. Ni impano. Ntushobora kujya guhabwa ku kazi utarize ibintu by'ubuganga, caretaker. Noneho ukumva umuntu aravuze ngo nagende, ngo ahubwo abariyo ngo ni mu musabira akazi ko koza abakecuru. Shema poni you. Isoni zigukoraho uri wa mugabo we. Sinkuvuze mu izina ari kuri izi. Isoni zigukore. Akazi ni akazi. Nigeze nsoma content ivuga ngo ntugasuzugura akazi ka mugenzi wawe, kuko akawe siko kamutunze. Akazi k'umuntu kubahwe, ibyo yaba akora byose, nubwo yaba akora muri jaride, nubwo yaba akora muri embassy, nubwo yaba akora muri biro, nubwo yaba atwara imodoka, nubwo yaba akazi ni akazi. Mwige kubaha akazi k'abantu. Ibivamo birabatunze, ibivamo bitumye babaho. Tugire na discipline rega kuri iyi mihanda yanyu. Mureka abantu bagire discipline. Kwicara uvuga ngo koza abakecuru. Uwo mukecuru abaye ari mama wawe, uwo mukecuru abaye ari anti wawe, uwo mukecuru avuga yogeje, uyu muntu niba ari we waguhaga ituro azongera kuri guha. Niba ari we wakwambikaga azongera kukwambika, kuko uramukomerekeje, uramubabaje. Atanze ibyuya bye, arangije akora icyo agombaga gukora. Warangiza ukajya abantu ukabajya uti ibyo bintu rwose please mwihangane mubireke. Mutesi nawe ihangane, ukomere, garuka ku rufatiro ruzima. Naho ibyo gukora prank se zirakumarira iki mwene mama? Prank ko ntacyo ziri bugufashe. Urabizi ko umutima wawe utawubeshya, wabeshya abantu. Ariko kuko wavuze ijambo rivuga ngo abantu uzamenya byinshi kubera abantu, nawe uri gutuma tumenya byinshi. Gerageza wikavaringa, ureba ahantu wituriza, usenga Imana, abakunzi bawe bakomeze bagusigasire hafi aho ngaho. Umere nk'umugore rega, nk'umugore waramye. Harya babyita kwarama. Kwa kundi umuntu umugeni yari hafi nko kurongorwa, bamushyira ahantu ba nyirasenge, bakamwitaho, bakamusiga amavuta. Mutubwire niba ari ukwarama. Ngira ngo ni ukwarama. So nicyo cyagufasha. Naho ibyo kubeshya ngo wagiye muri Canada, nukuri niba ubikeneye
Imana yo mu ijuru izabiguha ujyeyo, ariko ujyeyo utabeshye. Niba ujya muri Amerika, Imana y'amahoro igufashe ugereye amahoro, byatunezeza. Ngiye nkanjye pita utagira ishyari, byanezeza, nta mutima mubi. Nanjye wasasanga mu minsi iri imbere nzajya mvuga nti ndi ituro rivuye ku mudiaspora witwa Mutesi. Ariko mu gihe utari wajyayo, twese turabikenera, nta nutabyifuza rega gasa. Ujye ureba akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Ariko se kujyayo ubeshye kutari businzire se ngo ukanguke uriyo, none se ubeje abantu nibongera kukubona hano uzavuga iki? Nitwe twiyambura ijambo, rekeraho kwiyambura ijambo. Ijambo wararihawe, ufashije abantu benshi, gumana ijambo ryawe witurize. Imana iguha umugisha. Amen. Urakoze cyane. Amen. Imana ibaha umugisha. So ndumva rero nibyo navuga. Uwumva mvuze nabi ngusabye imbabazi, uwumva hari uwo nkomerekeje nawe ngusabye imbabazi. Ariko tugerageze tube honete, tuba abantu bajya mu ijuru. Iyi si byayo biragoye. Niba visa yatuma umuntu acumura, ntacumure ngo nukubera visa, ariko atanacumuye yazayibona. Niba ituro ryatuma ncumura, sincumure kubera ituro. Nimuyama nzarya, nimutayama sinzarya, cyangwa nzanarya yatanzwe tatanzwe, ariko singiye kuza gucumuzwa n'ituro gasa. Cumuzwe n'icyo ngiye kujya kureba. Ubwo se ningerayo cyo kizangirira uwuhe mumaro? Ibyo rero abantu nibabimenye. So hagati y'ibyo rero byose ndagira ngo dushime Imana. Mutesi nagucyahaga, nagukeburaga, nagusubizaga ku rufatiro ruzima nkurikije ibyo ngenda numva hano hirya no hino. Nta handi twahurira uretse ahangaha. Umbabarire, unyumve neza kandi wumve nk'ukuri kw'abana b'Imana tujya mu ijuru. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Reka dushime Umwami. Ndagushimiye Nyiringabo, izina rya nirihimbazwe, icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe. Wabanye natwe kuva dutangiye, ubanye natwe kugeza aho dusoreje. Umugisha umuntu wese wakurikiranye iki kiganiro, ntuzagikurikirana. Umugisha Gasaro, umugisha iyi TV yose muri rusange. Komeza uyagurira imbago ko bwije nuko bukeye hirya no hino. Abantu bakore subscribe, abantu bayiyoboke, abantu babwirana amakuru meza avugirwa aha hantu. Kandi benshi bari bagiye gukomereka nibakiri ibikomere byabo. Abari bafite ibibazo by'indwara ndabasabiye ngo ubakize mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Icyubahiro n'ikuzo bikugarukire now and forever in Jesus' name. Amen. Amen. GASARO TV.